Twongeye kubaha ikaze nanone ku isengesho ribohora official nyuma y'igihe kirekire tutabona umwanya wo kugira ngo tuze tuganire namwe ijambo ry'Imana ndetse dufate n'umwanya wo gusenga. Ntabwo ari uko twabaye kure y'Imana, turacyari kumwe n'Imana, turacyari mu bihe byiza byo gusenga, turacyari mu bihe byiza byo kugendana n'Imana yacu no kubana n'Imana yacu. Imana ishimwe rero iduhaye umwanya, ikaze nanone kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Tegura umutima wawe, utegure n'ubwenge bwawe, hanyuma umwuka w'Imana avugane n'umutima wawe, avugane n'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ntabwo uri busore yuko waje ufunguye kino kiganiro cyangwa se ufunguye yicano uraza gusoza hari ikintu wungutse mu buzima bwawe kandi ari cyo wakiriye mu bugingo bwawe. Reka dufate umwanya mwiza wo gusenga, hanyuma tuze tubabwire icyo umwuka w'Imana avugana n'ubugingo bwacu cyangwa se n'ubugingo bwanyu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana isumba ibigirwamana byose biri munsi y'ijuru, wowe muremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, tuguhaye amashimwe n'icyubahiro kutubashishije kugira ngo tuganire na bamwe mu bantu baza hano ku isengesho ribohora official. Igihe cyari giciyemo ari igihe kirekire, ariko Uwiteka turagushimiye kongeye kutubashisha. Ohereza umwuka wawe rera mu izina rya Yesu, afata akanwa kacu, afata ubwenge bwacu, afata ibitekerezo byacu, afate ubuzima bwacu bw'umwuka ndetse n'ubw'imbere, maze uvugane n'ubwoko bwawe. Izina rya Yesu Kristo, ufungura amatwi y'abatwumva, bahe kumva icyo ushaka ko wowe wumva. Mu izina rya Yesu, bahe kumva icyo ubona kibafite umumaro, bahe kumva icyo ubona gikwiye, kandi nyuma y'umaze kutwumva uri bwumva ijambo ryawe uritunyujijemo, ndasenze kugira ngo Mwami ijambo ryawe ribashe kwera imbuto mu buzima bwe kandi abashe kurisangiza abandi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ijambo ryawe rigere aho ku bantu bose wifuza ko rigeraho. Data, ndatura ngo iri jambo tujye gucisha hano urigeze ku bantu bakwiye wifuza ko ribageraho mu izina rya Yesu Kristo, kandi uriherekereshe imirimo n'ibitangaza, uhembura ubugingo bw'abatwumva, wongere kubaka no guhagurutsa ibyiringiro mu babitakaje mu izina rya Yesu, no gukomeza abacitse intege wongere kubakomeza mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze kutumvise mu izina rya Yesu usumba amazina yose, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, uhisemo neza gufungura hano no channel cyangwa se uyu muyoboro w'isengesho ribohora official. Ni Imana ikuzanye. Tega amatwi rero wumve icyo Imana ivugana n'ubuzima bwawe. Imana ihora inyuma y'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ntirijya ritandukana n'Imana. Ntiwatandukanya ijambo n'Imana. Imana igendera mu ijambo ryayo, ikaba mu ijambo ryayo. Igihe cyageze cyo kugira ngo ivugane n'ubuzima bwawe, igihe cyageze cyo kugira ngo ivugane n'imibereho yawe, iyo ishobora kukuzana kuri icano ugira ngo niwe wizanye, ariko ari umwuka wera ukuzanye kugira ngo ivugane nawe biciye muri iri jambo rikumva. Imana iguhe kwakira rero no guhagarara no gushikama mucyo ivugane nawe muri uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mpishure ibintu bitatu cyangwa se bigera muri bine bishobora gutuma ubuzima bwawe bugubwa neza impande zombi. Ibintu bitatu cyangwa se bine bishobora gutuma mu buzima bwa hano mu isi udaferinga, utananirwa, udatsindwa, ugera ku ntego z'icyatumye uremwa, ugera ku mpamvu y'icyatumye uremwa. Ntabwo wowe unteze amatwi Imana yapfuye kukurema gusa, ntabwo habayeho impanuka kugira ngo uvuke, kabone naho waba waravutse mu buryo wowe wibwira ko ari impanuka, ariko si byo. Nta muntu
Imana izana mu isi yemera kwabaho kubw'impanuka, ni ibintu iba yapanze, ni ibintu iba yateguye. Ndagira ngo nkwibutse yuko rero dosiye y'ubuzima bwawe, dosiye y'imibereho yawe, dosiye y'imyaka ugomba kuzamara ku isi yateguwe mbere y'uko ubaho. Icyo uzaba cyo cyapanzwe mbere y'uko uvuka. Icyo ugomba kuba cyo kano kanya cyapanzwe mbere y'uko uvuka. Nta gishya rero imbere y'Imana gishobora gutungurana ku buzima bwawe, kuko Imana irakuzi, ikuzi n'amazina, izi intangiriro yo kubaho kwawe, ikamenya n'iherezo ryo kubaho kwawe. Yitwa Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ibyo urimo uranyuramo kano kanya biragutegurira uwo ugomba kuba we mu bihe bizaza. Kano kanya rero ibyo uri gucamo kano kanya bishobora gutuma ejo hawe hangirika, cyangwa bigatuma ejo hawe harushaho kuba heza cyane, bitewe n'uburyo witwara n'uko wifata. Ariko hari ibintu bine bishobora gutuma wowe ubwawe unteze amatwi kandi unyumva ubasha kugera ku mpamvu yo kuremwa kwawe. Ese ujya wibaza impamvu waremwe? Ese ujya wibaza impamvu uriho? Ese ntugira ngo kubaho kwawe gushingiye kuza ukiga kaminuza, ukabona akazi, ugashaka, ukabyara, ugakuza abo wabyaye, bagashaka, ukabona abuzukuru, nyuma ugapfa bikarangira? Iyo si cyo gisobanuro cy'impamvu yo kubaho kwawe. Icyo si cyo gisobanuro cy'impamvu yo kubaho kwawe. Impamvu yo kubaho kwawe iraruta ibyo byose. Iraruta amashuri, iraruta gushaka, iraruta kubyara, iraruta kuba umutunzi, iraruta ibyo byose. Ese iyo mpamvu yo kubaho kwawe ujye uyitekereza. Ibyo mvuze ni byiza, nabyo biri muri bimwe Imana iba yaragennye tugomba kuza tukabikora cyangwa se tukabibamo. Ariko hari iyindi mpamvu yo kubaho kwawe iruta iyo ngiyo, ariyo yatumye Imana ikurema, ikakuzana mu isi, ikakwambika umubiri ufite, ukitwa umuntu. Umuntu ni umwuka w'ubugingo utuye mu mubiri. Umuntu harimwo imigabane ibiri, hari wowe w'imbere, hakaba nawe w'inyuma. Wowe w'imbere utuye muri wowe w'inyuma, utuye muri uwo mubiri. Wowe unteze amatwi, hari impamvu Imana yagufasha ikagutaransifera muri uwo mubiri wawe. Uyu mubiri wambaye uwo nguwo urimo uranyumviramo, wawufata nk'igikoresho cyawe wifashisha mu buzima bwa hano mu isi. Ugufasha kuba mu isi, ukagufasha gukora shughuli zawe. Uyu mubiri wambaye gukora shughuli zawe hano mu isi, ugufasha gukora cya kindi watumwe gukora hano mu isi. Icyo watumwe gukora hano mu isi, icyo nicyo gihetse impamvu yo kubaho kwawe. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, wenda ibyo tuzabigaruka gutaha. Ndashaka guhishura ibintu bine bishobora gutuma uba mu buzima udaferinga, udatsindwa. Wowe unteze amatwi waremwe mu ishusho yo kutananirwa, mu ishusho yo kudatsindwa. Wakozwe mu buryo bwo kudatsindwa, wakozwe mu buryo bwo kutaruha no kutananirwa. Wambaza ngo kuruha no kunanirwa bituruka he? Bikomoka kuri Satani. Niba watumye utsindwa, niba watumye wananiwe. Ikindi kandi nanone bigaturuka ku kutimenya no kutisobanukirwa. Umuntu
Imana imurema yamuremye mu buryo bwo kutananirwa no kudatsindwa. Ndavuga umuntu nyakuri, sindi kuvuga umubiri. Umubiri urananirwa, umubiri uraruha, umubiri ucika intege, ariko umuntu nyakuri ari wowe w'imbere mvugana nawe, wowe w'umwuka, wowe w'umwuka waremwe mu buryo bwo kutaruha no kutananirwa, uremwa mu buryo bwo kudasaza. Reka nkubwire akantu, umuntu ashobora kugaragara ari umwana muto mu buryo bw'umwuka, nako mu buryo bw'umubiri. Umuntu akaba afite umubiri mutoya n'imyaka mike mu buryo bw'umubiri, ariko mu isi y'umwuka ari umuntu ukomeye, ari igikomangoma. Mu isi y'umwuka ari umuntu udasanzwe, yaba ari muri Asiya yindi y'umwijima. Akana gato k'agahinja, umwana w'imyaka 5-7, ashobora kwimikwa mu isi ya Satani akaba igikomangoma, akayobora abantu bakuru, agakoreshwa imirimo ikomeye ya gisatanike yo kwica no kurimbura. Ugasanga arategeka mu isi y'umwuka kandi ari umwana muto mu gice cy'abadayimoni. Rero impamvu yabyo ugomba gusobanukirwa ko umuntu w'imbere n'ahantu ahuriye n'uw'inyuma. Uw'inyuma ashobora kuba agaragara nk'umuntu ukaze ukomeye, nk'umutunzi ufite amazu, afite amamodoka, afite iki, ariko mu mwuka wa muntu imbere muri we ari umutinda, ari umukene, ndetse n'ejo he hagaragaza ko azakena igihe kano kanya afite ibintu. Undi mu mwuka akaba yagaragara, mu mubiri akaba yagaragara nk'umuntu uciriritse, woroheje, ukennye cyane, udafite n'icyo afite, ariko mu mwuka akagaragara ari umutunzi, akagaragara ari umuntu ukomeye cyane, ndetse n'ejo he azaba ari umuntu ukomeye cyane. Amaso y'imibiri kenshi na kenshi ashuka abantu, akabatera kwiheba, akabatera gucika intege no gucogora. Umva kimwe mu bituma abantu basenga bamwe muri bo bacika intege, bagacogora, bakava mu byizerwa rimwe na rimwe, nuko abantu baba babayeho bishingikirije abantu, biringirira mu bantu, ibyo bakeneye hano mu isi, ibyo bifuza hano mu isi, babyizerera mu bantu, babitumbirira mu bantu. Ariko umuririmbyi araririmba ngo icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nka kwizera wenyine. Iyo wishingikirije ku bintu, ukishingikiriza ku bantu, ubaho mu buzima bw'ibikomere, ubaho mu buzima bwo butsikamiwe, ubaho mu buzima bw'ubwoba, ubaho mu buzima budafite umudendezo namba, ubaho ubuzima bwawe buba bufite garanti. Umva nkubwire, nubaho mu buzima, nubaho mu mibereho wishingikirije ku bantu, wishingikirije umugabo wawe, ufite umugabo ukomeye, ufite mva mu miryango ikomeye, ukabaho wishingikirije kuri icyo, ukabaho wishingikirije ku bantu uziranye nabo ngo barakomeye, uzabaho mu buzima bw'ubucakara, ube munsi y'ubucakara bw'abana b'abantu. Uzabaho nta mudendezo ufite, uzabaho utakwifatira ibyemezo, kuko uvuga uti nifatira ibyemezo runaka wambeshagaho ntisimbe nkibayeho. Icyama ukarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi. Muririmbyi arimba ngo kenshi ni nyibiri bubeho, gahagari k'umutima mwami gize kwizera guke. Bantu benshi babayeho mu bwoba. Impamvu y'ubwo bwoba, batinya ibigomba kubabaho, baratinya, barareba, babona ibiciro byazamutse, ubwoba bukinjira. Umuntu yabona mu kazi hari abamubwirana, ubwoba bukamutaha. Ibi ucamo n'ibiki bikagutera ubwoba, bukagutaha, ukibaza ngo bizagenda gutejo. Ariko impamvu y'ibyo byose uhagaritse umutima, impamvu y'ibyo byose umutima uguhagazemo, nta byiringiro, nta mahoro ufite, ni ukwizera kwawe guke.
wishingikiriza ku bintu bitari byo. Ishingikirize ku Uwiteka. Cyambere gishobora gutuma ubaho udaferinga mu buzima bwawe ni ukwiringira Imana. Icya kabiri gishobora gutuma udaferinga mu buzima bwawe ni ukwishingikiriza ku Mana yonyine. Umuntu wiringira Imana akishingikiriza Imana, akarorera kwishingikiriza ku mashuri ye n'ubuhanga bwe, akarorera kwishingikiriza kuri diplome zewe n'ubwenge bwe, akarorera kwishingikiriza no kwiringirira mu mugabo cyangwa mu mugore, akarorera kwishingikiriza mu miryango aturukamo cyangwa avukamo, akizera Imana yonyine akaba ariyo yishingikirizaho gusa, uwo ni umuntu ushobora kugera ku bintu bikomeye cyane. Uwo niwe muntu ubaho mu buzima bw'umudendezo mu mwuka. Uwo niwe uba mu buzima bw'amahoro mu mwuka. Uwo niwe uba mu buzima buri freedom, bwavuye munsi y'ububata bw'abana b'abana. Uwo niwe uba mu buzima butagira ubwoba namba, ubuzima butikanga ubusa, ubuzima buba bufite icyizere, buzi ngo Imana yanjye yandemye izambeshaho. Dawidi yaravuze ngo data na mama naho bandekura, data na mama naho bamvaho, njyewe nzishingikiriza Uwiteka Imana yanjye. Imana ntizandekura. Imana niyo yonyine idashobora kukurekura nshuti. Iringira Imana kuko niyo yonyine idasaza. Niwiringira umuntu se umuntu agapfa bizagenda gute? Niwiringira umuntu se umuntu akakwanga bizagenda gute? Niwishingikiriza ku muntu se umuntu wari wishingikirijeho akaguhinduka bizagenda gute? Niwishingikiriza ku mugabo, ujya wumva abagore bakobwa bamwe na bamwe wajya mu cyifuzo yakubwira ati nsengera Imana impe umugabo ufite amafaranga. Ufite amafaranga ariko afite amafaranga ye. Byumve nyine afite amafaranga ye, azayakoresha ibyo ashaka naye. Nkaho wagasabye Imana ngo ubwawe ikwihere ibyawe, ahubwo mu mutwe no mu mutima ngo Imana impe umugabo ufite amafaranga. Nubwo atari bibi ariko ubusabye nabi, yamuguha kandi nturye kuri ayo mafaranga kazajya aribwa n'abandi. Iryo ni isengesho ribi cyane. Ni umuntu utazi ikimukwiye, ni umuntu utaragira freedom mu buzima bwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu wishingikirije ku bantu, wumva ko azabaho kubera umugabo, ntaragira ibyiringiro byo kumva yuko ashobora kubaho umugabo yaba afite cyangwa adafite. Ushobora kubaho umugabo afite cyangwa adafite, wabaho neza umufite cyangwa utamufite, wabaho neza imiryango ihari cyangwa se itanahari kubera Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, Imigani igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 5. Handitse ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Urumva iki ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo iringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Ese hari ibibazo mvugana nawe uhagaze mu kano kanya? Hari imibereho uhagaze mu kano kanya mibi? Ese ugiye kwirukanwa mu nzu? Ese wabuze akazi? Ese imiryango yaragutaye? Ese inshuti zakuvuyeho? Ese mu kazi bagiye kukwirukana? Ese wabuze ubwishyu bwa nyiribyondo? Ese uneze amatwi kano kanya? Ibibazo byakubanye ibibazo kubera gutakaza ibyiringiro, kubera gutakaza kwizera. Ugiye gufata ibyemezo bitari byo, ugiye kudandaza amagara yawe kuko wishingikije ko magara yawe yakugira gute, yagutunga. Ugiye kuzajya urara amajoro uteze kugira ngo ubone ukubaho. Kwa tsina la Yesu uwo mwuka ndawusenya. Ugomba kubaho kubera Imana mu izina rya Yesu. Iringira Imana. Ijambo ryavuga ngo wiringire Uwiteka Imana n'umutima wawe wose. Gerageza idone na kwiringira umwana mu. Iringira Imana n'umutima wawe wose. Ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Rekeraho hari ahantu wagera ubuhanga bwawe ntibukore. Hari aho wagera ubwenge bwawe ntibukore. Hari aho wagera imiryango ikakuvaho warayishingikirijeho. Hari aho wagera warishingikirije ku mpamyabushobozi ufite ntizikore. Hari aho wagera abavandimwe ntibakore bikanga. Hari aho wagera inshuti ntizikore. Niba wishingikirije kuri abo bantu, uzabaho mu buzima bw'amarira, wabaho mu buzima bw'agahinda,
waba mu buzima butagira amahoro, ishingikirizo iringira Uwiteka Imana n'umutima wawe wose. Mu bibazo byose wacamo, iringira Imana, wumve ko yuko iri kubikuvanemo, iri buze kubigusohoramo, biri buze kurangira ibyo bibazo uri gucamo. Ntabwo ari ibyo kukwica, ibyo bibazo urimo uracamo ntabwo ari bije kurangiza ubuzima bwawe, ahubwo biragutegura kwinjira mu bisubizo. Ubwo burukene buragutegura kuba umutunzi, icyo gihe gusuzuguriro kiragutegura kuba umunyacyubahiro, uko kwangwa biragutegurira gukundwa imbere. Bibone bityo niko kuri. Ubundi wiringira Imana n'umutima wawe wose, uyishingikirizeho, wumve ko icyo gisuzuguriro Imana iri bukikuvanemo, ubwo bukene Imana iri bukuvanemo, ubwo bukode Imana iri bukuvanemo, kuko ibyo nibyo bihangayikisha abantu benshi cyane. Wumve ko ubwo bushomeri ugomba kubusohokamo, wiringira Imana, ubundi uyishingikirizeho. Wikumva yuko uzabuvamo kuko hari abantu uziranye nabo, wikumva yuko uzabuvamo kuko hari abantu wapfukamiye waramije, uraza kubusohokamo kubera Imana. Ukomeje rero unuvuga ngo rero ibanga rya mbere ryo kugira ngo ube mu buzima budaferinga, ubuzima buri freedom, ubuzima bubohotse, ubuzima ufite amahoro, cyambere no kwiringira Uwiteka Imana n'umutima wawe wose. Ibanga rya kabiri ni ukwishingikiriza ku Mana yonyine. Ibanga rya mbere kugira ngo ube mu buzima buri freedom, buzima bubohotse, buzima budatsikamiwe, buzima budafite ubwoba namba bw'ibizabaho n'ibizaza, ibanga rya mbere ni ukwiringira Imana n'umutima wawe wose, kuko Imana niyo yonyine itagukoza isoni. Imana niyo itaguta, Imana niyo yaguha nikwambure. Ushobora kwishingikiriza ku umuntu ibyo aguhaye ejo akabikwaka, cyangwa ibyo umuntu aguhaye ejo akabigucurira. Ntabwo Imana itanze icurira, ntabwo Imana ibyo yaguha yabikwambura. Ushobora kwishingikiriza ku umuryango ejo ugapfa, ababyeyi bakagenda, ubuzima buzahagarara. Ariko wiringira Imana yonyine, naho abantu bamuvaho. Twabibonye mu ijambo ry'Imana, hari abantu bagiye babavaho. Sheduraka na Meshaki na Abedinego, abantu babavaho, igihugu kirabatererana, ubuyobozi bw'igihugu buratererana, budesida ko bagomba gutabwa mu nyanja, bagomba gutabwa mu itanura ry'umuriro. Ariko kuko abo bantu biringiraga Imana, byarangiye Imana itabakojeje isoni, bavuye mu muriro bemye, ndetse n'umwotsi utabanuka. Moshe, babandi bari bizeye bishingikirije yuko baziranye n'umwami, batoresheje itegeko rikakaye umwami, nibo baje gufatwa bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Umuriro urabashwanyaguza, umuriro urabatwika, n'ibirimi umva ibirimi by'umuriro nibyo byabakuruye, bibakurira hejuru bihita bibica. Ariko bari abahungu bakurwamo ari bataragana n'umwotsi warimo. Umuntu wiringiye Imana yonyine akaba ariyo yishingikirizaho, nayo imuhagararaho nijya yemera ko imukoze isoni imbere y'abanyamahanga, imbere y'abapinzi, imbere y'abamurwanya. Nuramuka wiringiye Imana n'umutima wawe wose ukayishingikirizaho, ntuzigera ukorwa n'isoni mu byo uzabamo byose. Ijambo rya gatatu rero, ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora mu nzira unyuramo. Niwemera Imana, azajya kuyobora mu nzira unyuramo. Ntabwo Imana yakuyobora mu nzira yo guferinga, ntabwo Imana yakuyobora mu nzira igukoza isoni, ntabwo Imana yakuyobora mu nzira igutuma wicuza igihe wayemeye. Ngo dukomeje ngo ntiwishimire ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ngingo ya 4, kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka ukava mu byaha, iryo ni irindi banga. Kubaha Uwiteka ukava mu byaha. Ngingo ya 4, kubaha Uwiteka ukava mu byaha. Iki ni ikintu abantu benshi kibananira, kubaha Uwiteka ukava mu byaha.
noneho sasa ijambo rikavuga ngo bizatera iki rero? Umuntu wubashye Uwiteka, umuntu utishimye ubwenge bwawe, kuko ijambo ritamwe ntiwishime ubwenge bwawe. Ubwo turi mu Migani igice cya 3 tugeze ku murongo wa 7. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, ngo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Umva ibanga ryatuma umubiri wawe mutaraga. Umva ibanga ryatuma umubiri wawe utarwara. Umva ibanga ryatuma umubiri wawe utagira ibibazo. Umva ibanga ryatuma umubiri wawe uhora utekanye. Rirakuvuga nta rindi ngo nukubaha Uwiteka ukava mu byaha. Ibyo ngo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Yes, ngo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, bitume ugira imisokoro mu magufwa yawe. Noneho sasa irindi banga ngo ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura n'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Urumva rero iri n'irindi banga rya nyuma rishobora gutuma uhorana ubutunzi. Ijambo rya nyuma rishobora gutuma uhorana ubutunzi ngo nukubahisha Uwiteka mu butunzi bwawe. Mafaranga yawe akubaha Imana, ibyo ubonye Imana iguhaye cyangwa ibyo ukorera bikubahisha Imana. Ijambo riravuze ngo nibwo ibigega byawe byizuzura, konti yawe izuzura amafaranga, nuramuka wubahishije Imana mu byo utunze. Umva ibyo bintu ijambo ry'Imana rihishuye ryatuma ubuzima bwawe bugubwa neza. Ibintu bigera muri 5. Icyambere, kwiringira Uwiteka n'umutima wawe wose. Icya kabiri, kutishingikiriza ku buhanga bwawe. Icya gatatu, kwemera Imana igihe cyose mu migendere yawe yose. Noneho wayemera ikaba ari kuyobora mu nzira ugomba gucamo. Ikindi kutishima ubwenge bwawe, none ugahora wubaha Uwiteka ukava mu byaha. Ibyo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Nuva mu byaha kubaho Uwiteka, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Urashaka kuba mu mubiri utarwaragurika, umubiri udahura n'ibibazo, tangira wimenyereze kubaho Uwiteka Imana yawe. Uve mu byaha, cyaba ari gito cyaba ari kinini, ukive mu kireke mu izina rya Yesu. Ngo bizatera umubiri wawe kuba iki? Mutaraga. Bizatuma ngo ugira umusokoro mu magufwa yawe. None hano hakaza irindi banga rivuga ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, ngo nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasenderamo imitobe. Ibigega byawe arizo konti zawe uhunikamo mafaranga, konti zawe zizuzuzwa amafaranga. Iri ni ryo banga ryatuma ubona ubutunzi bwinshi. Mafaranga ukazajya ubona ahora yunguka yandi mafaranga. Ni ukumenya kubahisha Uwiteka Imana mu byo utunze, mu byo ubona. Imana amahoro igumugisha. Twahishuraga ibintu by'ingenzi byatuma uba mu buzima bwawe udaferinga, utananirwa, udatsindwa. Gutsindwa si umugabane w'abana b'Imana, guferinga si umugabane w'abizera Uwiteka. Kutagera ku ntego si umugabane w'abazi Imana ndetse n'abakunda Imana. No, ibyo ucamo si umugabane wawe. Ibyo ucamo biragusunikira kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana. Ibyo ucamo biragusunikira kugira ngo ube wa wundi ijuru ryageneye ugomba kubaho. Nje kuvugana nawe yuko ibyo bibazo urimo uracamo bifite igihe byategekewe, ariko kandi byaje kubw'impamvu yo kugira ngo bigusunike bikwinjize mu mugambi w'Imana. Byazanywe no kugira ngo bigutegure uwo ugomba kuba w'ejo hazaza. Ntabwo ari ibije kugira ngo bisenye uwo ugomba kuba w'ejo hazaza. Keretse Satani niwemeranya na Satani, ibyo akubwira ukaba ari byo wizera. Ibyo abadayimoni bakwemeza ukaba ari byo wemera. Niryari abadayimoni bemeza abantu, igihe uzatangira kumva mu matwi yawe hari ibintu biguca intege, amajwi aguca intege, ukifata ukitekerezaho,
ukamarangiza usoje ufite intimba, ufite agahinda, wacitse intege. Ujye umenya ngo icyo gihe wasuwe n'abadayimoni, wasuwe n'imyuka mibi. Ibyo wibwiraga byose ntabwo ari wabyibwiraga, hari umwuka wabikubwiraga kugira ngo uce intege umutima wawe urambike. Ongera usubiremo imbaraga, haguruka mu izina rya Yesu, hanyuma wiringire Uwiteka Imana yawe. Rekera kwiringira abantu, rorera kwiringira abantu, rorera kwishingikiriza ku by'isi. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, hakwizera wenyine. Rekeraho kwishingikiriza ku by'isi, rekeraho kwishingikiriza ku bantu. Izera Imana yonyine, izakuvana aho uri ikugeza aho abantu batakekaga kuzagera. Hari abantu bazi yuko uzapfa gutyo, hari abantu bazi ko ntacyo uzimarira, hari abantu bazi ko imibereho yawe izakomeza kuguma gutyo, hari abantu bazi yuko ibibazo uhagazemo ari ryo herezo ryo kubaho kwawe. Ariko niwishingikiriza ku Uwiteka, ukikomeza ku Uwiteka, ukiringira Imana yonyine, abantu baraza gutungurwa n'Imana, abantu baraza kubona Imana mu buzima bwawe ikora. Munsi umwe umugabo Hamani yarazi yuko ari ugezweho, byose ibyiza ari ugomba kubikorerwa, kuko yemerwaga n'umwami. Icyo yasbwiraga umwami cyose yaracyumvaga. Ariko umunsi umwe nanone haza undi munsi umwe ibintu biramuhindukirana, wamwemeraga bari uvuga ati mu mubambi. Wundi ahubwo wasuzuguwe, wagaragaraga nk'umuntu ntacyo, udafite icyamaze, abari uhabwa umwanya wa Hamani. Umuntu wiringiye Uwiteka fendefe, ubuzima bwe bujya burangira, ntago burangira uko bwatangiye. Umuntu wiringiye Uwiteka, imibereho yiwe ntabwo ikomeza kumera nk'uko yari imeze. Igihe cyageze ibintu birahinduka. Humura, ikomeze ku Uwiteka. Rekera amakosa yo kwiringira abantu, rekera amakosa yo kwizera ku bantu, kubona ko abantu uwo muntu adahari wapfa. Woya ntiwapfa, ntabwo wapfa. Rekera kwishingikiriza kuri uwo muntu ngo wumva adahari kutabaho. Rekera kwishingikiriza ku mugabo cyangwa umugore cyangwa amashuri cyangwa impamyabushobozi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibyo nubyishingikirizaho uzarangira ukozwe n'isoni, uzarangira nk'abandi bose, uzarangira ibyo bigutengushye, kuko ibyo ngibyo wishingikirijeho ari ibintu, kandi ibintu birashira, abantu bagahinduka. Umuntu yagukunda ejo akakwanga, umuntu yagushyigikira ejo ntagushyigikire, umuntu yakuvuga neza ejo akakuvuga nabi. Umwana w'umuntu arahinduka. Imana yonyine ni idahinduka, niyo yonyine idahinduka. Niyo mpamvu dusaba kuyiringira n'umutima wacu wose, tukaba ariyo twishingikirizaho gusa. Habwa umugisha n'Imana, komezwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikumanukeho, wiringira Uwiteka Imana n'umutima wose, uyishingikirizaho gusa, nayo izagukorera ibikomeye. Kwirukanyaho umwuka wose waguteraga kwiringira abantu, waguteraga kwizera abantu, wakumvishaga kutabaho udafite abantu, utabaho utari kumwe n'uwo muntu, utabaho kubera ibyo. Ndatura kugira ngo imbaraga zo kwizera zikumanukemo, wumve yuko ugomba kubaho kubera Imana. Uzabaho kubera Imana mu izina rya Yesu. Ntuzapfa ukenyutse kubera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uzamugara kubera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uzasoreza mu bukene kubera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo iyo ndwara ariyo kukwica kubera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ubwo bukene ugomba kubusaziramo mu izina rya Yesu Kristo. Kubera Imana ntabwo ugomba kubusaziramo mu izina rya Yesu Kristo. Kubera Imana ntabwo umushahara ugomba kurangiriraho mu izina rya Yesu. Uzarangira mu mishahara hane
kubera Imana ubwo busiribateri burahagaze mu izina rya Yesu Kristo. Kubera Imana icyo gisuzuguro cari kikuriho gikubiswe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Kubera Imana amateka yawe arahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ubuzima bwawe buhinduke kubera Imana dusenga muri Kristo Yesu. Imana yaduhamagariye gukora imirimo myiza, ndakwatura kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo byari byaguca intege ndabikubitisha amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo icyari cyaguca intege kikurekure fire katika jina la Yesu. Yewe wa mwuka wacaga intege no muntu wamwihebeshaga, ndakuvima wowe urashaka umuyobya ngo mwerekeze mu nzira z'ibyaha, mwumvishe yuko agomba kubaho kubera ibyaha, wa mwuka wiva mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kwa abantu uyu muntu abohowe n'umwuka wa wera. Jambo rya ritubwiye yuko nituva mu byaha hari bigo bizatuma imibiri yacu igubwa neza. Reka abantu bakure mu byaha, bahe guhinduka, bahe kukubaha, maze utegekere buri wese kugubwa neza. Wumvagira ijambo ni mu izina rya Yesu amazina yose, amen, amen. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Nubwo nyuma yo gufashwa, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, ntugende udakoze share kuri bagenzi bawe cyangwa se no ku nshuti zawe zose, no ku bari bantu bari batakaje ibyiringiro. Fatanya natwe kugeza ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana ku bantu batandukanye, usharinga iki kiganiro. Habwa umugisha n'Imana, kirirwa neza n'Imana. Shalom, shalom.